dore inzu ni ahangaha iri muri karitsiye nziza. Reba igipangu cyaho gitangirira hano ku ibi biti tukagenda gutya. Iyi ni karitsiye ahantu iki kibanza kiri. Iki kibanza kiri muri iyi nzu, kiri ahantu heza. Reka mwereke uburyo iyi nzu imeze. Turi ni kuri kaburimbo neza. Dore ikibanza uko kimeze nuko. Aha hantu uramutse uhaguze waba uguze ahantu heza. Ahantu ni Kacyiru. Amafaranga tuyakeneye mu minsi mike gusa. Ibyo kuvuga ngo iminsi myinshi ibyo waba umeze nkaho uri kwibeshya. Dore uko bimeze nuko. Mwereke uko bimeze. Dore inzu ni iyi. Inzu nawe niba ushobora kuyivugurura cyangwa ukayishyiraho igisenge, kuko iyi nzu ni inzu nziza. Reka muzengurutse mu gikari urebe uko bimeze. Fungura hano. Dore ikibanza uko kimeze ni uko. Urabona ko ari ahantu heza. Abaturanyi babo ni abo ngabo. Dore uko bimeze nuko. Nk'uko mubizi mukanabitega amatwi, iki kibanza kiri ahantu heza Kacyiru. Abaturanyi babo nk'uko uri kubibona nuko nguko. Iki cyose ni igikari. Dore ikibanza uko kimeze nuko. Ni ahantu heza ku buryo utasanga ahandi. Iyo ndi kubikubwira, ibyo ndi kukubwira ni kubabwira. Uko bimeze nuko. Dore ni kuri kaburimbo. Aho umuntu ahagaze ni kuri kaburimbo.